Twongeye kubasuhuza nshuti bavandimwe kandi twishimiye kubana namwe muri kano kanya. Tugiye gukomeza na Handitswe Ngo, aho tugeze ku itangira cyaho cya kabiri ku murongo wa 4 gukomeza hasi mpaka tukirangije. Sinigeze mbona yamunze urukundo ruhebuje, yemeye gutanga ubugingo bwe ngo mbone agakiza. Uwo ni Yesu nshuti ndahemuka, intwari ku rugamba yaranesheje. Sinzibagirwa ineza yangiriye, nari uwo gupfa mu bugingo buhoraho. Uwo ni Yesu nshuti ndahemuka, intwari ku rugamba yaranesheje. Sinzibagirwa ineza yangiriye, nari uwo gupfa mu bugingo buhoraho. Nimutyo dusenge. Data twese uri mu ijuru, abana bawe turi imbere yawe tugushima kandi tuguhimbaza. Tugushimiye ubuntu bwawe n'imbabazi zawe bidahwema kubana natwe. None ngwino utuyobore mu ijambo ryawe, utwifashirize, utujye imbere, Mwuka Wera atuyobore, kandi amagambo yawe tugiye kwiga abe ariho kuyatuyobora. Udusobanurire ijambo ryawe ko ariho ryandikishije mu izina rya Yesu, amen. Ziba nyinshi muri iyi si, ariko nawe nabonye umwanya nawe. Inshuti ziba nyinshi muri iyi si, ariko nawe nabonye unkunda nkawe. Uwo ni Yesu nshuti ndahemuka, intwari ku rugamba yaranesheje. Sinzibagirwa ineza yangiriye, nari uwo gupfa mu bugingo buhoraho. Uwo ni Yesu nshuti ndahemuka, intwari ku rugamba yaranesheje. Sinzibagirwa ineza yangiriye, nari uwo gupfa mu bugingo buhoraho. Imana yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi ku munsi wa 6. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Uwiteka Imana ikiba ingobyi muri Edeni, iyishyiramo umuntu yaremye, imezamo igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Yahaye umuntu amabwiriza ngo arinde Edeni kandi ahingire ibiyirimo. Imana ibwira umuntu iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Kandi Uwiteka Imana aravuga iti, si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Imana izanira umuntu inyamaswa zose ngo imenye uko azita amazina, kandi uko umuntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu ubuticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhinduramo umugore, imushyira uwo mugabo. Aravuga ati, uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore we akaramata, bombi bakaba umubiri umwe. Kandi uwo mugabo n'umugore we bombi bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni.
niyemeje kugukorera, muririmbire indirimbo zishimwe, mumenyeshe benshi batakuzi, ese nabona icyo nakwitura, keretse kuguha umutima wanjye, kugira ngo mpamubwo uzagaruka, tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Ese nabona icyo nakwitura, keretse kuguha umutima wanjye, kugira ngo mpamubwo uzagaruka, tuzabane nawe mu bwami bwo mu ijuru. Igice cya kabiri ku murongo wa 4 kugeza kwa 6 haravuga ngo uko niko kuremwa kw'ijuru n'isi ubwo byaremwaga ku munsi Uwiteka Imana yaremeyemo isi n'ijuru, kandi akatsi kose ko mu gasozi kari kataraba ku isi n'ikimera cyose cyo mu gasozi cyari kitararuka, kuko Uwiteka Imana yari itaravuba imvura ku isi, kandi nta muntu wariho wo guhinga ubutaka, ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Uko niko byari bimeze mbere y'uko umuntu aremwa. Ku murongo wa 7 haravuga ngo Imana irema umuntu. Uwiteka Imana irema umuntu mu mukungugu wo hasi, imuhumekera mu mazuru umwuka w'ubugingo, umuntu ahinduka ubugingo buzima. Nubwo Adamu yaremwe akuwe mu mukungugu, yari umwana w'Imana, ngo tubibona muri Luka 3:38. Kandi koko mu Uwiteka niho dufite ubugingo bwacu, byakozwe n'umwa 17:28. Umubiri n'ubugingo by'umuntu biri munsi y'ubuyobozi bw'Imana, ariko ntabwo bumeze nk'urushinge rw'isaha rwo rufite gahunda ntakuka rwagenewe kandi rukagenda ukwarwo. Umutima uratera, amaraso agatembera, guhumeka bikagenda neza, ariko ikinyabuzima cyose kiri munsi y'ubuyobozi bw'Imana. Kuko Imana ariyo dukorera, turi n'inzu yayo. Urwambere rwa Korinto 3:9. Mu Mana niho dukesha ukubaho kwacu, kugenda ndetse n'ubuzima bwose dufite. Buri gutera kose k'umutima, buri guhumeka kose bituruka ku kuba Imana yarahumekeye umwuka w'ubugingo mu mazuru ya Adamu, guhumeka kw'Imana ikomeye kandi ihoraho. Tubisoma mu kinyamakuru cyitwa Urwibutso rw'Integuza ku wa 8 Ugushyingo mu 1898. Uwiteka yaduhaye umwuka w'igiciro cyinshi cyane kugira ngo bidutere gufatanya na kamere yayo. Tubisoma mu rwandiko rwa 2 rwa Petero cya mbere ku murongo wa 4. Mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya volume ya mbere page 1081 turasoma ngo Imana yaremye umuntu mu mukungugu wo hasi. Uwiteka yaremye Adamu ngo afatanye nawe ubugingo bwe, kandi ngo basangire kamere. Yamuhumekeyemo umwuka w'ubugingo, nuko ahinduka ubugingo buzima. Adamu yari afite imbaraga kandi ahamye, ashimishije, atunganye, afite ishusho y'umuremyi we. Ndetse no mu gitabo cyitwa Christian Temperance and Bible Hygiene page yaho ya 7 haravuga ngo umuntu yavuye mu biganza by'Imana ashyitse mu gihagararo kandi ari mwiza bihebuje. Kuba tuzi ko hanyuma mwene muntu yakomeje guhangana n'ubwiyongere bw'indwara n'ubugizi bwa nabi, ni igihamya cyerekana imbaraga zo guhangana yahawe kuva mbere hose. Umuntu akiva mu biganza by'umuremyi yari afite igihagararo giheranije n'uburanga buzira amakemwa. Imiterere ye yagaragazaga ubuzima buzira umuze n'ibyishimo bitarondoreka. Adamu yari afite igihagararo gisumba kure cyane icy'abagabo bariho muri iki gihe. Tubisoma Abakurambere n'Abahanuzi page ya 19. Adamu ubwo yavaga mu biganza by'umuremyi yari afite igihagararo gihamye kandi ari muremure, ndetse yari afite uburanga buhebuje. Mu miterere yari ahamye kandi ari mwiza bitangaje. Uko umubiri we wasaga ntiwari umweru, ntiwari umuhondo, ahubwo ajyaga gutukura gusa urabagirana, kuko ubuzima bwe bwaziraga inenge. Tubisoma mu gitabo cyitwa Umwuka w'Abahanuzi volume ya mbere page 24. Imana yaremye umuntu utunganye, nta hantu na hamwe yari guhurira n'ikibi. Yamweretse byose, amwerurira ukuri kose. Uwo muntu yabwiye ko kumvira aribyo bizamuhesha umunezero uhoraho, kandi akemererwa no kurya ku giti cy'ubugingo.
Boneka mu gitabo cyitwa From Eternity Past paje ya 20. Adamu akiva mu biganza by'umuremyi yari muremure kandi afite ubwiza buhebuje. Mu gihagararo yasumbaga inshuro ebyiri cyangwa se inkubwe ebyiri abagabo bariho muri iki gihe, kuko we yari ahamye, yagaragaraga neza kandi afite uburanga. Boneka mu gitabo cyitwa Impano za Mwuka volume ya 3 paje ya 33. Mu itangisho cyayo cya 2 ku murongo wa 8 turasoma ngo Uwiteka Imana ikeba ingobyi muri Edeni mu ruhande rw'iburasirazuba iyishyiramo umuntu yaremye. Urugo rwa Edeni ababyeyi bacu bambere baruhawe n'Imana ubwayo. Icyo gihe Imana yashyizeho ikintu icyo ari cyo cyose, yashyizemo ikintu icyo ari cyo cyose umuntu yashoboraga gukenera. Bereka mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo paje 25. Adamu yagizwe umwami muri Edeni, yeguriwe ibintu byose Imana yaremye. Imana yahaye umugisha Adamu na Eva kandi ibaha ubwenge itigeze iha ibindi biremwa. Yahaye uburenganzira Adamu bwo kuyobora buri kintu cyose yaremye. Umuntu wari mu ishusho y'Imana yagombaga gushimira Imana kubw'imirimo yakoze. Boneka mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiri volume ya 1 paje y'1082. Uyu murima wa Edeni wari mwiza bitangaje. Niwe wari kuba urugo rw'ababyeyi bacu ba mbere. Basurwaga n'abamarayika bakabaha amabwiriza kandi bishimiraga kumvira umuremyi. Tusoma mu gitabo cyitwa Mwuka w'Abahanuzi volume ya 2 paje 25. Imana yabahaye impano y'urukundo rwayo, ibategurira ubusitani budasanzwe kuba urugo rwabo. Tusoma mu Makorano mbere n'Abahanuzi paje ya 20. Hano ubwiza bw'ibyaremwe bitarangwamo icyaha niho ababyeyi bacu ba mbere bari kubonera uburezi. Ku nyungu z'abana be, Data wo mu ijuru ubwe yahaye icyerekezo ubwo burezi. Abo bantu basurwaga n'intumwa z'ijuru aribo bamarayika bera, bakabaha inama n'amabwiriza. Uko abo mu ijuru batemberaga muri ubwo busitani, bumvaga ijwi ry'Imana kandi barebaga Uwiteka amaso ku maso. Kandi imigambi Imana yari bafitiye ni amahoro si ibibi, nkuko tubona muri Yeremiya 29:11. Umugambi we wari ibyiza gusa. Tuyusoma mu gitabo cyitwa Uburezi paje 21. Urugo rw'ababyeyi bacu ba mbere rukwiriye kubera urugero ingo z'abana babo bazakurikiraho bazatura ku isi. Abantu mu bukungu n'ubukire bagezeho bubaka inzu z'ibitabashwa, bagasingiza imirimo ibavuye mu maboko, nyamara Imana yashyize Adamu mu busitani bw'umurima. Aha turahabona isomo ry'ibihe byose ko umunezero nyakuri udaturuka mu bintu bihenze by'agatangaza, ahubwo ko uturuka mu kunga ubumwe n'Imana twigira ku byo yaremye. Abaharanira iby'akataraboneka ntabwo banyurwa, ariko abiringira Imana bazayigira nyambere kandi bazabona umunezero yageneye abayiringira. Biboneka mu gitabo cyitwa From Eternity Past paje ya 20. Muri ubu busitani umuremyi yashyizemo ibiti by'ubwoko bwose bifite imbuto by'ingirakamaro kandi byiza cyane. Kandi hari harimo indabo z'igikundiro zakwizaga hose impumuro nziza. Buri kintu cyose cyari gishimishije kandi cyerekanaga icyubahiro cy'umuremyi. Boneka mu gitabo cyitwa Impano za Mwuka volume ya 3 paje 34. Muri Edeni ababyeyi bacu ba mbere bari buzuye umunezero, bari bafite umudendezo kuri buri kintu cyose. Intare n'umwana w'intama byakinaga mu mahoro, nta bukana inyamaswa zagiraga kandi zabyagiraga ku birenge by'abantu. Inyoni z'amabara meza zaririmbiraga mu biti ariko ziri hafi ya Adamu na Eva. Amajwi yazo meza yirangiraga mu biti aryoheye amatwi kandi yasingizaga umuremyi wazo. Uboneka mu gitabo cyitwa Impano za Mwuka paje volume ya 3 paje ya 35. Naho mu Itangiriro igice cyaho cya 2 ku murongo waho wa 9 turahasoma ngo Uwiteka Imana imeza igiti cyose cy'igikundiro cyera imbuto ziribwa, imeza n'igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi, imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Kandi Imana imezamo igiti cyose cy'igikundiro. Makorambere n'abahanuzi paje ya 20 turasoma ngo muri ubwo busitani
hari harimo ibiti by'amoko yose, ibyinshi muri byo bihunze amatunda aryoshye cyane. Hari harimo imizabibu iteye ubwuzu, igororotse, isa neza, kandi amashami yayo aremerewe n'amatunda y'igikundiro. Adamu na Eva bagombaga kumenyereza ayo mashami y'imizabibu kwigonda, maze bakiberaho batwikiriwe n'amatunda n'ibibabi by'ibiti bitoshye. Kandi hari harimo indabyo zifite impumuro nziza cyane z'amabara yose ashashagirana. Isi yari yambitswe n'ubwiza bw'ibimera by'icyatsi kibisi, kandi ubwiza n'impumuro by'indabo z'ubwoko bwose n'ibibabi by'ibiti byari bikikije ababyeyi bacu ba mbere. Buri kintu cyose cyari cyiza, gitunganye, kandi gihesha Imana ikuzo. Tubona igitabo cyitwa Umwuka w'Ubuhanuzi, volume ya mbere, paje ya 25. Igitabo cy'ibyaremwe kigaragaza ibyigisho bihoraho, cyabashyizwe imbere ngo kibabere isoko y'umucyo n'amabwiriza. Buri kibabi cyose cyo mu ishyamba, buri buye ryose ryo ku musozi, buri nyenyeri irabagirana mu isi ndetse no mu nyanja no mu kirere, hari handitswe izina ry'Imana. Ibihumeka n'ibidahumeka byaremwe, amababi, indabo n'ibiti by'amoko yose, lewiyatari zo mu mazi, byahawe abaturage bo muri Edeni ngo bibigishe kandi bamenye amabanga y'ubuzima bwabyo. Boneka mu gitabo cyitwa Uburezi, paje 21. Kandi twasomye ngo Imana imeza igiti cy'ubugingo hagati muri iyo ngobyi. Hagati muri ubwo busitani hari harimo igiti cy'ubugingo cyarushaga ibindi biti byose ubwiza. Amatunda y'icyo giti yarabagiranaga nk'izahabu n'ifeza, kandi yari afite ububasha butuma umuntu adapfa. Biboneka mu gitabo cy'Abakurambere n'Abahanuzi, paje 20. Igiti cy'ubugingo cyari kiri hagati muri ubwo busitani, cyari gihebuje mu bwiza. Amababi yacyo yari afite ubushobozi bwo kubeshaho. Biboneka mu gitabo cyitwa Impano za Mwuka, volume ya 3, paje 34. Kandi imezamo n'igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi. Igiti cy'ubwenge kimenyesha icyiza n'ikibi cyari hafi y'igiti cy'ubugingo hagati mu busitani. Icyo giti kimenyekanisha icyiza n'ikibi cyari cyarashyiriweho kugerageza kumvira, kwizera n'urukundo by'ababyeyi bacu ba mbere. Biboneka mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, paje yaho 21. Kandi ku murongo wa 10 igice cya 2 cy'Itangiriro kugeza 14 turasoma ngo umugezi uturuka muri Edeni unetesha iyo ngobyi. Uwo mugezi uvamo wigabanyamo ine. Umwe witwaga Pishoni, ariwo ugose igihugu cyose kihavira kirimo izahabu, kandi izahabu yo muri icyo gihugu ni nziza. Iyo niho hari ubushishi buva ku biti byitwa budora n'amabuye yitwa shohamu. Undi witwaga Gihoni, ariwo ugose igihugu cyose cy'Ikushi. Undi witwa Hidekeru, niwo uca imbere y'igihugu cyitwa Ashuri. Uwa kane witwa Ufurate. Naho ku murongo wa 15 igice cya 2 cy'Itangiriro turasoma ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi muri Edeni ngo ahingire ibirimo kandi ayirinde. Muri Edeni nk'ijuru rito, Adamu yahawe inshingano yo kurinda iby'Imana yaremye. Imana ntiyahaye umuntu inshingano yo kurinda ibyerekana icyubahiro cyayo gusa, ahubwo yanamuhaye umurimo wo gukoresha amaboko ye kandi agakoresha intekerezo ndetse n'ubwenge mu kurinda iby'Imana yaremye. Iyaba umunezero w'umuntu uza gushingira ku gukora ubusa, umuremyi ntari guha Adamu umurimo wo gukora. Ahubwo umuntu yaboneye umunezero uhebuje mu murimo nk'uko n'ubundi bisanzwe. Tubisaba mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya, volume ya mbere, paje 1082. Abantu batujwe muri Edeni bashinzwe uwo murimo ngo bahingire ibirimo kandi banawurinde. Umurimo wabo ntabwo ari uruhije, ahubwo ari ushimishije kandi udasaba ingufu. Imana yateganyije umurimo kugira ngo ubere umuntu umugisha, umukomereze ibitekerezo n'umubiri, kandi yunguke n'ubwenge. Mu gukoresha ibitekerezo n'imirimo y'amaboko ni bimwe mu byo Adamu yaboneyemo umunezero uruta iyindi yose mu kubaho kwe kose igihe ataracumura. Ariko ubwo yaramaze gucumura, yirukanywe hahandi yari atujwe hanejeje,
ahatirwa guhinga ubutaka bwari butakirumbuka kugira ngo ashobore kubona ibimutunga bya buri munsi. Umurimo wari uhabanye cyane n'uwo yakoraga muri Edeni, wamurindaga ibishuko kandi ukamubera isoko y'umunezero. Ababona umurimo nk'umuvumo baribeshya cyane. Nubwo gukora binaniza kandi bigatera ingingo kubabara, nyamara ni umugisha. Kenshi abakire barebana agasuzuguro abakoresha amaboko yabo, ariko ni ikintu kitagira inenge kuko kijyanye n'umugambi w'Imana igihe yaremaga umuntu. Mbese umutunzi ukomeye yafite ibingana iki ugereranyije n'ibyo Adamu waremwe n'Imana yari afite? Nyamara Adamu ntiyari kuba inkorabusa, kuko Umuremyi asobanukiwe n'ibishimisha umuntu yageneye Adamu umunezero. Bityo rero mu buzima, umunezero nyakuri ubonwa n'abagabo n'abagore bakoresha amaboko yabo. Abamarayika nabo ni abakozi batiganda, ni ibyegera by'Imana bikorera abantu bayo. Umuremyi nta mwanya yigeze agenera abanebwe. Tubisoma mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, paji yaho ya 22. Nubwo bari basanzwe barahawe byose, ariko Umuremyi wa byose ntiyabemereye kuba inkorabusa. Yabahaye umurimo wo guhugiraho kugira ngo ubabere umugisha kandi ubongerere imbaraga z'umubiri, bagire n'ibitekerezo byagutse, bityo babonerezwe imico. Tubisoma mu gitabo cyitwa Uburezi, paje yaho ya 21. Ku murongo wa 16-17 igice cya 2 cy'Itangiriro turasoma ngo, Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Hagati muri ubwo busitani, hafi y'igiti cy'ubugingo, hari igiti cy'ubwenge bumenyekanisha icyiza n'ikibi. Kuri iki giti Uwiteka yategetse ababyeyi bacu ba mbere kutaryaho, kandi yababujije kugikoraho kugira ngo batazapfa. Umuremyi yababwiye ko bemerewe kurya ibiti byose byo muri ubwo busitani uretse kimwe, ko ntibakiryaho bazapfa nta kabuza. Tubisoma mu gitabo cyitwa Impano za Mwuka, volume ya 3, paje yaho ya 35. Uburezi bwahawe umuntu akiremwa. Igihe Imana yabahaga amabwiriza bagenderaho, ni ishuri ryari ritangijwe muri Edeni, mu rugo rw'ababyeyi bacu ba mbere. Ubusitani bwa Edeni bwabaye icyumba cy'ishuri, naho ibyaremwe biba igitabo cy'amasomo. Umuremyi ubwe aba umwigisha, maze ababyeyi b'umuryango w'inyokomuntu baba abanyeshuri. Tuza mu gitabo cyitwa Uburezi, paje yaho ya 20. Imana yaremye umuntu kugira ngo ayiheshe icyubahiro. Nyuma yo kugerageza no gusuzuma umuryango wa mwene muntu niba ukwiriye kuba umwe mu muryango w'ijuru, wari umugambi w'Imana kwagura abaturajuru kubw'umuryango wa mwene muntu. Iyo abantu baza kubaha bakitondera ijambo ry'Imana, niko byari kubagendekera. Adamu yarasuzumwe kugira ngo harebwe niba yubaha nk'abamarayika bera cyangwa atubaha. Yaza guhagarara neza muri uko gusuzumwa, uko kuba indahemuka kwe byari guhererekana no ku bana bazamukomokaho, bityo ibitekerezo n'ubwenge bwe byari kumera nk'iby'Imana. Yari kwigishwa n'Imana nk'umukozi wayo n'inyubako yayo. Imico ye n'imyitwarire ye byari gushingira kandi bigahwana neza n'imico y'Imana. Tubisoma mu gitabo cyitwa Ubusobanuro bwa Bibiliya, volume ya 1, paje 1082. Koko Adamu na Eva bari abana b'Imana. Muri Yesaya 43:6. Imana yahaye umuntu amategeko amugenga nk'ikintu cy'ingenzi yagenewe mu mibereho ye. Yari umuyoboke w'ubutegetsi bwayo, kandi nta butegetsi butagira amategeko abugenga. Imana yashoboraga kurema umuntu udashobora kwica amategeko ryayo. Yashoboraga no kubuza Adamu gukora ku mbuto yari yabujijwe. Nyamara muri icyo gihe umuntu niwe kuba agifite umudendezo, ahubwo ari kuba ahindutse igikoresho. Hatabayeho umudendezo wo kwihitiramo, kumvira ko kwajyaga kuba ari ukw'agahato aho kuba uk'ubushake. Nta gukuza imico mbonera byari kubaho. Iyo bigenda bityo rero, byari kuba binyuranyije n'umugambi w'Imana wo kwita ku bindi byaremwe mu isi. Ntibyari kuba bikwiriye umuntu waremanywe ubwenge, kandi na Satani yajyaga kuboneraho gukomeza kurega Imana ko ubutegetsi bwayo ari ubw'igitugu.
tubona mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi paje yaho ya 22. Ku murongo wa 18 turasoma ngo kandi Uwiteka Imana iravuga iti si byiza ko uyu muntu aba wenyine, reka muremere umufasha umukwiriye. Si byiza ko umuntu aba wenyine. Mu by'Imana yararemye ku isi byose nta na kimwe cyari kimeze nk'umuntu, maze noneho Imana iravuga iti si byiza ko yuko uyu muntu akwiriye kuba wenyine. Umuntu ntiyaremewe kuba mu bwigunge, yagombaga kuba ikiremwa gisabana. Iyo atagira umufasha, ibyiza byari kuba bimukikije n'imirimo ishimishije yagombaga gukorera ubusitani bwa Edeni ntibyari kubasha kumuha umunezero uzira amakemwa, ndetse n'umushyikirano we n'abamarayika ntiwashoboraga guhaza icyifuzo cye cyo kubona uwo bafatanya nka mugenzi we. Ntawasaga nawe wari uhari ngo bagaragarizanye urukundo. Buri mu Bakurambere n'Abahanuzi paje ya 19. Umufasha umukwiye. Imana yahaye Adamu umufasha, yamuhaye umufasha umukwiriye, umufasha bakwiranye, uwari kumunyura, bityo bakaba umwe mu rukundo n'umunezero. Ni ukubera ko bitari biri umugambi w'Umuremyi yuko umuntu aba wenyine mu bwigunge. Biri mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo paje ya 25. Adamu amaze kuremwa, Imana yabonye ko adakwiriye kuba wenyine, imuremera umufasha umukwiriye, uwari ukwiriye kumubera umufasha koko, uwo bari bakwiranye kuba umwe mu rukundo n'umunezero. Boneka mu gitabo cyitwa From Eternity Past paje ya 17. Naho ku murongo wa 19 no 20 turasoma ngo Uwiteka Imana irema mu butaka amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere byose, ibizanira uwo muntu ngo imenye uko abyita. Kandi uko uwo muntu yise ikintu cyose gifite ubugingo aba ari ryo riba izina ryacyo. Uwo muntu yita amatungo yose n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, ariko umufasha umukwiriye yari ataraboneka. Adamu amaze kuremwa, yazaniwe buri cyaremwe cyose imbere ye ngo acyite izina. Biboneka mu Bakurambere n'Abahanuzi paje ya 19. Kandi ku murongo wa 21 ndetse na 22 turasoma ngo Uwiteka Imana isinziriza uwo muntu buticura, arasinzira, imukuramo urubavu rumwe ihasubiza inyama. Urwo rubavu Uwiteka Imana yakuye muri uwo muntu iruhindura umugore imushyira uwo muntu. Imana ubwayo niyo yahaye Adamu umufasha. Yamuhaye umufasha bakwiranye, umufasha umeze nkawe, waremewe kuba mugenzi we koko, kandi washoboraga kuba umwe nawe mu rukundo no kwifatanya nawe. Eva yaremwe mu rubavu rwakuye muri Adamu, bisobanuye ko atagomba gutegeka umugabo ngo abe umutwe w'urugo, cyangwa ngo akandagirirwe munsi y'ibirenge nk'insuzugurwa, ahubwo yagomba kumuba iruhande nk'uwo bangana, wo gukundwa no kurindwa n'umugabo we. Biri mu Bakurambere n'Abahanuzi paje yaho ya 20. Imana ubwayo niyo yahanze ubukwe bwa mbere, bityo Umuremyi wa byose aba atangije uwo muhango. Ugushyingirwa kubahwe ni imwe mu mpano Imana yahaye umuntu mbere yo gucumura, kandi yayikuye muri paradizo nyuma yo gucumura. Biri mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo paje ya 25. Ku murongo wa 23 turasoma ngo aravuga ati uwo ni Adamu niwe wavuze ati uyu ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, ni akara ko mu mara yanjye, azitwa umugore kuko yakuwe mu mugabo. Eva yari umwe na Adamu, igufwa ryo mu magufwa ye, akara ko mu mara ye, yari Adamu wundi. Byerekana ubumwe bwa bugufi buri muri iyo sano, kuko nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukundwa akaza. Nta muntu wakwanga umubiri we, ahubwo yawugaburira akawukundwa akaza. Biboneka mu Bakurambere n'Abahanuzi paje yaho ya 20. Eva ntabwo yareshyaga na Adamu mu burebure, yamugeraga ku rutugu, ariko Eva yari mwiza, afite uburanga buhebuje, ndetse yari afite igihagararo gihamye. Biboneka mu gitabo cyitwa Umwuka w'Abahanuzi volume ya 1 paje 24. Nubwo Eva ari mugufi ho hato kuri Adamu, yari ateye neza kandi ari mwiza. Makumyabiri n'Abahanuzi paje ya 19. Ku murongo wa 24 turasoma ngo nicyo gituma umuntu azasiga se na nyina akabana n'umugore w'akaramata, bombi bakaba umubiri umwe.
Gushyingirwa ni umuhango wera ashyizweho n'Imana mu irema. Gushyingirwa kubaho n'abantu bose ngo tubona mu Baheburayo 13:4. Uyu ni umwe mu mihango ibiri Adamu yakuye muri paradizo amaze kugwa mu cyaha. Igihe abantu bamenye ubushake bw'Imana kandi bakabwubahiriza, gushyingirwa kuba umugisha, maze abantu bagakomeza gukiranuka no kugira umunezero. Ubuzima bw'imibiri yabo bukarushaho kuba bwiza, bakunguka ubwenge kandi bakarushaho kuba intungane. Biri mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, paje yaho ya 20. Ntabwo Kristo yaje kurimbura uwo muhango, ahubwo yaje kuwutunganya kugira ngo usubire ku kwera kwawo no ku cyubahiro cyawo. Yazanywe no kugarurira umuntu ishusho y'Imana, nuko umurimo we awutangiza kwemera umuhango w'ubukwe. Uwahaye Adamu Eva ngo amubere umugore niwe wakoze igitangaza cya mbere mu birori by'ubukwe ngo tubona muri Yohana 2:1-11. Mu nzu y'ibirori aho inshuti n'abo umuryango bishimiraga hamwe, niho Kristo atangiriye umurimo we muri rubanda. Nuko yemera ubukwe atyo, abikora azi yuko ari umuhango yahanze ubwe. Yategetse ko abagabo n'abagore bakwiriye gufatanywa mu buryo bwera, bakazabana mu minsi yose yo kubaho kwabo, bakarera abo mu rugo rwabo, ari bo bakwiriye kwambikwa ikamba ry'icyubahiro, bakamenywaho ko ari abo mu rugo, ari abo mu muryango wabo mu ijuru. Biboneka mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, paje yaho 26. Umukwe agereranya Kristo, naho umugeni akagereranya itorero. Kristo yejeje ubukwe nk'isano ishushanya ubumwe afitanye n'abo yacunguye. We ubwe ni umukwe, naho umugeni ni itorero. Abo yaturanyije akabahamagara, abo abwira ati muri inshuti zanjye nimukora ibyo mbategeka. Biri mu gitabo cyitwa Urugo rwa Gikristo, paje yaho ya 26. Ku murongo wa 25 igice cya 2 cy'Itangiriro haravuga ngo, kandi uwo mugabo n'umugore we bari bambaye ubusa ntibakorwe n'isoni. Aba bantu bera bataracumura nta myambaro idasanzwe bambaraga. Bari bambitswe n'umucyo n'ikuzo byari batwikiriye nk'ibyo abamarayika bambara. Igihe bari bafite imibereho yumvira Imana, iyo kanzu y'umucyo bari bagikomeje kuyambara. Biri mu gitabo cyitwa Abakurambere n'Abahanuzi, paje yaho 19. Adamu na Eva banezezwaga n'ubwiza bw'urugo rwabo rwa Edeni. Bari bashimishijwe no kumva inyoni zibakikije ziririmba mu majwi meza. Amababa yazo yarabajyanishwaga n'ubuntu bw'Imana, maze byagendana n'amajwi yo gusingiza bigashimisha cyane ababyeyi bacu ba mbere. Abakurambere bacu bera bafatanyirizaga hamwe kuzamura indirimbo zisingiza urukundo, zihimbaza kandi bakaramya Data wa twese n'Umwana we ukundwa, basingiza urukundo ruhebuje rubakikije. Biboneka mu gitabo cyitwa Mwuka w'Abahanuzi, volume yaho ya mbere, paje ya 26. Twari dusoreje aha ngaha rero icyigisho cyacu cy'uyu munsi, aho tumaze kureba amagambo aboneka mu Itangiriro cyacu cya 2 ku murongo wa 4 kugeza 25. Mwuka w'Imana yumvikanisha ijambo rye, kandi Yesu Kristo atubashe kurushaho gukunda ijambo rye. Imana tuyisabye kugira ngo ikomeze kubana natwe kandi ikomeze kugota imitima yacu, itubashe kurushaho kwiyegera muri ibihe bigoye, aho umwanzi yarushaho gukaza imbaraga agira ngo ayobye n'intore niba bishoboka. Imana itubashije kuyishikamaho no kuyinambaho, nibyo dusabye Imana ngo ibitubashishe mu izina rya Yesu. Amen. Mu mateka yayo Bibiliya yarwanyijwe kenshi iramaganwa, abayoboke bayo baricwa, abandi bashyirwa mu mazu y'imbohe. Isa n'ihanaguritse burundu, ariko Imana yongera kuyihagurutsa. N'ubu ngubu Bibiliya iriho kandi irakomeye. Ndayikunda Bibiliya, nzayamamaza hose nyiratiteka. Nawe ngwino dufatanye tuyiratira batayizi. Bibiliya, Bibiliya, Bibiliya.
Data wa twese uri mu ijuru, abana bawe turagushimiye cyane uburyo ubanye natwe muri kino cyigisho. Tumaze kubona uburyo waremye ababyeyi bacu ba mbere bakava mu biganza byawe batunganye, uburyo wabitagaho kandi abamarayika bera bakabagenderera uko bwije n'uko bukeye. Natwe turagusaba ngo wongere utureme bundi bushya, utuvugurure, uduhindure ibiremwa bishya, dore kamere y'icyaha yaduhinduye abandi maze dutakaza ishusho yawe. Turagusabye ngo iyo shusho yawe yongere igarure muri twebwe, utuzahure, utwireherezeho, utujye imbere ku bw'ubuntu bwawe n'urukundo rwawe, uduhe kugendana nawe nk'uko bikwiriye mu izina rya Yesu, amen.